umva umutipe aba muri Canada ni nahakora ariko ndamuzi nta kibazo cye kabisa. Ako kazi utangiye bya bindi byawe ufite amafoto yose reka nyashaka ariko kwayije ntago nabura. ariko kazi reka nkubwize ukuri pe njye nkunda Derek. Mana yanjye we Derek yawe Derek. Kubera ko mukunda waretse nkakurangira umudespora ufite amafaranga. Erega Derek ndamukunda kazi nukuri pfa kunyereka ibyo ifoto ndebe. Muyakorera ryari? Reka dufite amaboko kazi. Aha sa ndamukunda kazi jya unyumva uvuga basi zo kunyereka ibyo ifoto by'uwo muntu tureba. Mvatanya ko iki gisaza kazi ibaze kino gisaza wampindishirize ngo no mu diaspora je. Hanyuma se amafaranga Derek aguha yahe? Ibaze ko uyu muntu ari umusaza kazi bwanshimira gushakana n'uyu musaza. Nese ngenda kubwira mushakane cyangwa ugira ngo mbahuze like agwa amafaranga. Nese Derek aguha iki? Aza amafaranga gusa nta kindi kintu tuvuganye. Derek se aguha iki? Derek turakundana. Murakundana like boyfriend. Derek yabaye Derek. Jya nkunda Derek nukuri kazi nyumva pe ntabwo wanshimira nawe gushaka no musaza. Ubwo urumva nta kibazo ngagumana za Derek zawe nyine. Derek ndamukunda kandi kazi nyumva pe. Akazi reka nkubwire gumana n'ibyo bisaza byawe nuzongeye no kundangira ibyo bisaza ujye birangira abandi bakobwa ngiye nago mbishaka. Nibyiza mama. Mama kunyitegereza cyane habaye ikintu sa. Urahamya ko bimeze neza? Byiza nta kibazo gihambaye. Yego nta kidahambaye. Ariko igihambaye se cyo kirahari. Erega mama muri no situwamo hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye urumva ntabwo habura ikibazo gusa nta gihambaye. Ariko rero Sara maze iminsi mbona ufite ikintu gisa nk'ikibyimbye hano rwose wambwije ukuri sa. Oya ntacyari mama ntacyo ntacyari pe. Ibyo okay. Rero umukobwa wanjye kuri ndumva hari ikintu nifuza kukubwira. Urabona ko muri iki gihugu harimo abasore beza kandi benshi kandi zireza yuko bakwemera wazatoyemo umwe nibura ukamutwereka ukamuzana ukamutwereka ngiye naso. Mama reka nzabigusubizaho ndimo ndabitekerezaho nta kibazo reka ndi kubitekerezaho nzabigusubiza. Sheri mva nkubwire erega ibyo nkubwira biba ari ukuri. Urabona ko njye naso tumaze kugera mu zabukuru turashaje. Erega mba ufite icyifuzo cy'uko nawe ugomba gutekereza ukuntu ugomba kugira umuryango wawe mu minsi iri imbere. Mama ni ukuri birumvikana ariko nanjye ndaza kugusubiza no kuri mama ndagusubiza cyane vuba kandi itekerezeho kandi ubishyire muri gahunda. Sibyo? Kandi ngiye mu cyumba. Yego. Hello? Ni byiza sheri amakuru se. Amakuru ni meza nanjye nyuma ndi kwiruka mu magana ndi kwiruka hari ibintu birimo. Sheri ni byiza ko wirukanka kugira ngo tubone uko tubaho neza. Meze neza ariko. Meze neza ariko hari ikintu nendaga kukubwira. Nta kibazo. Umva ya gahunda yacu nyine yishyire mu bikorwa nyine mama wanjye twanaganira nawe numva nyine afite gahunda yuko nakora ubukwe nkashaka ushaka uburyo kidushyiramo iyo gahunda mu bikorwa. Shaka rero ibyo bintu ari byo ngiye nakwirengagiza cyangwa byibagirwe
urakoze cyane wowe nyine bishyire mu bikorwa dushaka n'uburyo no mu rugo bazakubona kandi tubigire vuba vuba kandi uzi ikibazo mfite oya humura rwose wigira ikibazo sibyo n'ibintu bindimo sinjya sinzira nyine n'ubu ndimo ndabitekereza sibyo urakoze cyane bye yo munsi mwiza ndagukunda I love you too thank you ikindi kintu mba numva nabwira akazi ni kuko Derek ndamukunda cyane rwose ntabwo nabihindura actually yakwiye no kukumva pe mwumva se mwumva ibintu numvishije muzi ko bya biryo natetse bishiririye we niwe uzi guteka pe rega nabwo uramushyigikiye kuba yakumarana na Derek umva mbwishiri urukundo rujyaho rushaka njye ntabwo namubreminga pe sawa urukundo we nawe mwakundana sibyo njye twakundana aramutse ankunda nta wowe nta kazi mwese mubibona nta nawe mutandukanye nta bya bamwe ni ukuri mwese ukuri ni uko urukundo rujyaho rushaka ndi nkunda iki nize kukubye telefone y'abandi turi kumamagara shagire uzi ko ushobora kwicira undi mwana urukundo ahubwo se ndimwicirane nshaka ngeze n'Imana like rwapfa mwese muretse agakunda uwashaka ntabwo Derek nakamera kabandana nakuze ntabwo byo bibaho ntabwo bibaho ushatse wabitekerezaho neza reka cyangwa nawe uramukunda kariya kantu ntabwo nkakundamo ibiki katajyana urwego rwo kwishima nkakundamo ibiki uzi ko umwanga nkaho ushaka ko bashwana nawe mugakundana okay ntabwo ibyo bintu bishoboka barahamagaye ikintu kubishyira rimwe ntabwo yumva ko utashaka kumuvugisha ko naremye ko uzi ko ari bugiye ngo n'undi mwana umukubye nasha ngize Imana ahubwo yabifata uko ushobora kuba udasengeye sawa usengeye sawa si ngo yime mwitabe ibikika mwitabe mubwire alo be mumeze gute ngango te se mire wambaye muri telefone tukivugana uramushakira iki icyo mushakira niwe nyishakira ntabwo ari wowe mbabarira umumahogo vawe ntawe nkwaye kubera icyo utamumaye kandi ari we nshaka ubusore bw'amafuti buza bwibunzabunza n'ubukene gusa ese ubona uzamubaririra iki asemera ibyo ngibyo urimo urabivuga ubundi bwa rimwe wagiye uha basi umuntu agaciro akwiye umuntu umuha agaciro nawe agakwiye ubusore akwiye akahe gaciro just kuko ari umukene tu yego nagenda ashaka ayo mafaranga uri kuvuga ngo arashakishwa nayabona azaza bakubwira ntabwo aho ndi kumwe nawe sawa genda nawe naribi mva ndi kumwirebera ndaje ndabona we nta gahunda ufite hano wowe nta kazi mwese muribona
ibaze ko ugisoma n'ibinyamakuru bya kera. Ni ibinyamakuru byiza ariko urebye nawe ni nka bya by'iterambere byanyu byaje ubu ngubu ubona abantu imitsi yaracitse umutwe abantu bose Erega papa haje za 4G na 5G n'ukuri ntabwo wakabaye wivuna usoma ibi bintu byose biriya rero nibyo bituma imitsi icika mu mutwe naho ibi ngibi niyo mpamvu ubona tudasaza ukagira ngo hari ikintu. Erega n'ibi ngibi ndabona ari ibintu birebire birahutuye gusa byo ntabwo byatuma umutwe ugira. Ibinyamakuru byiza cyane turabimenyereye. Nibyo twakoreshaga kuva kera ga. Ndabona akataje pe. Reka ngende mama rero njye mu turimo. Mama adasanga nicaye. Ese ko nabamenye nabahe barabura bakajya. Papa, yitwa Derek, inshuti yanjye, umukunzi wanjye. Twavuganye yuko uzaza aha ngaha mu rugo mukamubona n'ababyeyi. Uriya rero wamuherekeje mu bitaro. Ikaze turabishimira. Tubazane gato. muri famille yanjye koko ese uramuntu akugeza ate koko bari abana bato bafite sinzi niba ari yinjira gusa namusomye ndamuganiriza numva wari nta muntu urimo nta mutwe nta ko so wita usuzugura umuntu utanamumenya koko none nta nuko zina kurenzaho bya kinyarwanda ahubwo nanigiye no kumusura bagize imana ibaze n'ukuri ubuse abantu babona ukuntu umurebye ukuntu isi nkurubana ubuse bavuze ngo iki koko iyo wihangana ukarenzaho koko bya kinyarwanda wari kubiki ntabwo njye nihanganira iyo mbonye ikintu kimbangamiye ngomba kugira reaction rwose ubundi se umubonye mwiki oya nibandi bashaka bagende rwose njye sinabashaka hano ako se usuzugura umuntu utaranamenya n'uwo ari we ntuzahakomoka ntuzi ibyo akora ntuzi icyo ari cyo uhise umusuzugura gutya gusa ariko ntabwo umusuzugura ariko ukuntu namubonye yinjira niki usanga afite ubwoba ndamuvugisha mbona mu mutwe shwi nta kintu kirimo iki ni igitangaza afite ubwo ugira ngo se yinjira ameze gute koko oya nawe ntabwo rwose ntabwo ari kubikora uyu bireka Sara akaza kutuganiriza nyuma ukihangana tukanabazimanira Sara akaza kumutubwira neza twitonze ukabona kwanga umuntu wamenye ibyo ari byo reka njye kubirukana ku mana yanjye hari masoko y'ikishimo nkora bizinesi y'imbaho amashuri yawe ni ayahe amashuri mfite diplome ya high school gusa ntabwo ndagira amahirwe yo gukomeza kaminuza wowe njye mfite business administration ufasha Derek kujera operations ukase n'uko bizabona icyizere ndagifite bizakomeza ni byiza gusa amashuri ya kaminuza muri iyi minsi arahenze cyane yewe uyu mukobwa amashuri yari agiye kudusigamo imvune neza ariko kameme ababyeyi bagomba gukoresha uko bashoboye akagira icyo bamugezaho ntibura bakamwishyura muri kaminuza ariko papa ntabwo ababyeyi bose babona ubushobozi bwo kurera abana babo
cyane ko Derek afite gahunda yo gukomeza kwiga kaminuza. Sibyo Derek, ufite iyo gahunda yo gukomeza kwiga kaminuza? cyane icyizere gifite cyane rwose. ubwo none wagikomeza gahunda ubwo ni byiza. nta musore nabonye muziranye cyane ntiwamutubwira aho tukamumenya kurushaho. Derek twariganye za Kirinda naho iwabo. Ese niho akomoka? Niho akomoka nyine, ariko uriya muhungu ndamuzi cyane gusa uriya muhungu ntabwo ari seriye na gato, kandi se naramubujije yanze kumva. Ntagiye ntamubujije ngo ati uriya muhungu ntabwo ari seriye, uriya muhungu ntacyo azakugezaho, nta n'icyo azakumenya. Wambara ukamureka nkakurangira umuntu wo mu diaspora ufite amafaranga wiyubashye, nawe akakubaha ukareka kugumana na Derek udafite icyo yakugezaho. rero sa ubwiza ukuri uriya muhungu simushaka kongera kumubona muri inzu yanjye. Bwa nyuma n'ubwa mbere akandagiye hano. Ese papa nawe cyagendera muri iyi myitwarire y'abantu ba kera? Ese koko mama mwarashakanye ari uko nawe ufite ibya mirenge koko papa? Ndakubwiye ngo sinshaka ko uriya mwana w'umusore muzashingirana. Sinshaka ko azambera umukwe. Simushaka, nongeye kuvuga ko ndamushaka. Point. Ntugira n'ikintu uvuga kuri. Mbona barabikuriza gukomeza kuvuga. Nawe uravuga imbere yanjye. Ntabwo se waretse abana kuko bikundaniye wabahaye amahoro. Niba barashimanye bagakundana wabaretse wabahaye amahoro. Mu gihe cyacu ubwo bigeze hazamo amananiza. Kugira ngo Sara arongorwe n'uriya muhungu kereka banduze ngapfa. Ariko ubuzima nkiriho ntabwo Sara azarongorwa n'uriya muhungu. Ese papa wambabariye ukanyumva koko, ukumva ko nanjye mukunda. Niba ari byo mushaka nibagende bagushyingire, ariko impano zawe nta nubwo nzongera kuzifata, nta nubwo nzabibamba sinzanahakana. Ahubwo mubi gusa. Sheri cicikirira sibyo gaho cicika ndaza kumuganiriza buhoro buhoro wenda araza guhindura ibitekerezo. Rwose nakure gushakana n'uriya muhungu njyewe nabonye ari imfura pe. Kubera iki? Musore twariganye ndamuzi, iwabo ni za Kirinda, ntabwo ari seriye. Ko nabonye Sara n'umwana ufite ikinyabupfura. Ibyo ni ukwijijisha nyine. Ako ni wa muhungu mu ishuri nta kintu, nta nshinga n'imwe yagiraga. Iwabo ni abantu bari hasi ariko byumva hasi. Ni abakene ku rwego rwo hejuru. Nta naho twahurira nabo, nta nubwo twakwemera ko twabikora. Urakoze kumva izo formation. Hasigaye n'igihe gufata umwanzuro. Urakoze cyane.
ndagukeneye